Umubumbe witwa isi niwo mubumbe wenyine mu yindi mibumbe yose iba mu isanzure bishoboka ko yapfa guturaho n'ikiremwa muntu cyangwa se ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Kuri iyi si hari ahantu henshi nyaburanga hagiye hatandukanye ku buryo hakurura ba mukerarugendo, ariko ntibyashoboka bitewe n'uburyo haba hari ibiza cyangwa se hari ibintu byinshi byatwara ubuzima bw'ikiremwa muntu. Uretse kuba hateye ubwoba no kugira ngo hagerwe n'ikiremwa muntu atari ibintu byashoboka na rimwe yuko hari umuntu wahagera ngo agaruke agihumeka umwuka w'abazima. Muri iyo nkuru bityo reka tugaruke ku hantu hatanu hateye ubwoba kurusha ahandi hose ku isi. Nje ndi Dani, naho iyi ni Dani Official Docs. Mbahaye ikaze. Ku mwanya wa mbere turahasanga ikirwa cyiswe Snake Island. Iki ni ikirwa kigizwe n'inzoka gusa ku buryo nta n'intambwe ebyiri watera utarahura n'inzoka. Tekereza cyangwa wimagine ukandagije ibirenge byawe ku kirwa cyuzuyeho ibihumbi by'inzoka, kandi izo nzoka ari iz'ubumara, kandi muri izo nzoka hagize imwe ivamo ikakuruma gato cyane utarenza amasegonda 60 udapfuye. Iki kirwa cya Snake Island giherereye muri leta ya Brazil, ndetse leta ya Brazil yabujije abaturage bose kujya kuri iki kirwa. Abantu bemerewe kujya kuri iki kirwa ni abashakashatsi kandi nabo babiherewe uburenganzira na leta ya Brazil. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikibaya cyitwa Danakil Depression giherereye mu gihugu cya Ethiopia. Nimba kuko ikuzimu hahora haka umuriro, birashoboka ko hano haba ari ikuzimu ku isi, bitewe n'uko naho hahora haka umuriro utazima, hagahora pressure ya danger cyangwa se pressure iri hejuru cyane, bityo rero ko nta oxygen yaba ihabarizwa. Tekereza ko habarirwa ubushyuhe buri hejuru ya dogere Celsius 65. Si ibyo gusa kandi huzuye ibyuka bihumanya byiganjemo carbon dioxide. Bivuze ko aha hantu bahagushyize saa 2 za mu gitondo, nyuma y'isaha imwe waba watangiye gucika intege. Hashira amasaha 2 ugatangira kumva uri kuzunga isereri, nyuma y'isaha 3 gusa waba wamaze kwitura hasi wabuze intege ziguhagurutsa, nyuma y'amasaha 4 waba wamaze gushira mu mwuka. Kubw'izo mpamvu niyo situation aha hantu hasurwa gake gashoboka nabwo ku minota, kugira ngo hataza kugira ingaruka ku buzima bw'uwahasuye. Impamvu hakurura ba mukerarugendo nuko hafite ifoto nziza cyangwa se ishusho nziza. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanda witwa Deaf Road uherereye mu gihugu cya Bolivia. Uyu muhanda uzwiho ko ari wo muhanda wa mbere uteye ubwoba kurusha iyindi yose ku isi, the world most dangerous road. Uyu muhanda wubatse ku buso busaga ikilometero 60. Kugira ngo wumve ububi bwawo cyangwa se impamvu uteye ubwoba, nuko ufite ubugari bwa metero 3 gusa na 50 z'ubugari, ukaba uri ku butumburuke bwa metero 600 kuva hasi mu manga ugera hejuru aho umuhanda uherereye cyangwa se wubatse. Uhita wumva ukuntu umuhanda ari mubi. Ubwo uzi kugira ngo abashoferi babisikane nk'iyo bagize ibyago bagahurira hagati mu muhanda, bagerageza ibishoboka byose no kwitonda bihagije ku buryo hagati yabo cyangwa se hagati y'imodoka n'indi haraba harimo santimetero 5 gusa cyangwa se 3 byibuze, kugira ngo imodoka imwe itaza kumanuka ikagwa mu manga. Uyu muhanda nta kaburimbo irimo, ndetse nta nubwo wubatse neza, kuko habarwa yuko uberamo impanuka zica abarenga 300 na 200 buri mwaka. Bivuze yuko wica abantu barenga 2 cyangwa 3 buri mu minsi 2. Wakibaza impamvu uyu muhanda ukoreshwa cyane. Uyu muhanda ubundi wubatswe mu mwaka wa 1930, niwo wakoreshwaga kuva icyo gihe kugeza mu mwaka wa 2006 hakozwe uwundi wubatswe mu buryo bw'iterambere. Gusa uyu nguyu nawe uracyakoreshwa kuko uhuza agace ka Yungasi n'umurwa mukuru wa Bolivia. Ku mwanya wa 4 turasanga ikirwa cyitwa Sentinel Island giherereye mu gihugu cy'Ubuhinde. Iki kirwa gituwe n'abasangwa butaka bitwa aba Sentinelese.
aba baturage baho cyangwa se aba basangwabutaka baho ntibigeze bahura n'iterambere cyangwa se n'igisa naryo, ndetse nta n'ubwo bakeneye kurimenya. Bityo rero ntibigeze bahura cyangwa se bakorana ubuhahirane hagati yabo n'abantu baturuka muri iyi si y'iterambere, ndetse kuri bo ntibakeneye no kumenya nimba kuri iyi si hari abandi bantu bayituyeho, kuko nk'ubu uramutse ukandagiyeyo bakuvundirizaho akayawo cyangwa ibihumbi by'imyambi bakagutobagura bakakugira akayungirizo. Hari umunyamerika w'umumisiyoneri wigeze kuhakandagira cyangwa se kuhagera agira ngo avugane nabo, ibyamubayeho n'Imana ibizi, kuko ntiyigeze agaruka ngo abare inkuru z'ibyo yahabonye. Ku mwanya wa 5 turahasanga umujyi witwa Kenobi Exclusion Zone. Uyu mujyi uherereye mu gihugu cya Ukraine, ndetse uyu akaba ari umujyi wahuye n'ibizazane, ndetse ukaba ari umujyi ubarizwamo imyuka mibi yica, kubera yuko nta kiremwa icyo ari cyo cyose gihumeka kibarizwa aha hantu, bitewe na za radiation zizenguruka muri uyu mujyi zatewe n'igeragezwa ry'igisasu cya nucleaire ahagana mu mwaka w'1986, ubwo leta ya Ukraine yageragezaga igisasu cya nucleaire kigatanga za radiation mu kirere cy'uyu mujyi wa Kenobi, bikaza gutuma abaturage bahabarizwaga bose bahakurwa bakimurirwa mu yindi mijyi. Iyi myuka ibarizwa mu kirere cy'uyu mujyi ni imyuka yinjira mu mubiri igatangira kuwushwanyaguza, umubiri ukagenda ucika intege gake gake kugeza aho nyirawo ashiriye mu mwuka. Naha dushoreza ikiganiro twe twabateguriye, nge mwari muri kumwe nitwa Dani. Iyi ni Dani Official Docs. Jya muri comment section utange igitekerezo cy'uko wumvishe ikiganiro, ndetse unavuge icyo twazaganiraho ubutaha. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ibahundagazeho imigisha. Ciao ciao.